Eugene Official. Yes, ladies and gentlemen, twongeye kubasuhuza cyane, twongeye kandi kubifuriza kugubwa neza. Igicamunsi cyiza rwose kuri mwese mudahwema gukurikira inkuru zacu ndetse n'ibiganiro byacu. Tugarutse rero muri iki gicamunsi, nta kindi kituzanye na makuru agezweho, na makuru ni nk'ibisanzwe agiye kugenda tuzengurutsa muri kano karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane tukaza kwibanda n'ubundi hahandi muri ya ntambara ikomeje kuba iri guhanganisha ASM23 ndetse n'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Amakuru rero menshi ari kugenda tugeraho agendanye n'ubundi na ya myiteguro y'urugamba kuri izi ngabo zamaramaje ziri gutegura ibitero kuri ASM23. Ubu inkuru imwe rukumbi iri kuvugwa kuri front page cyangwa se mu binyamakuru byose ku marezo sosiyo, ni inkuru ivuga ko Eric Prince wawundi uhagarariye abacancuro muri weekend twavuyemo rwose yejo bundi hashyize yagaragaye rwose i Kinshasa. Ndetse murabyibuka ko ejo twanabwe ko n'uwitwa Prime Niyongabo n'umugaba mukuru w'iki gisirikare cy'u Burundi cyangwa se FDN b'igisirikare cy'u Burundi nawe yari yagiye Kinshasa nkuko twagiye tubagezaho makuru. Ubwo rero ibi birasobanura iki? Bari gutegura ibitero bitandukanye nuko twari dusanzwe tubibona intambara cyangwa se imirwano igiye kuba bisa naho itandukanye rwose na bya bindi cyangwa se na yayindi tujya tubona mu by'ukuri hano ku mirongo y'urugamba. So rero ngayo nguko bakunzi ba Eugene Official tugiye kuza kugenda turababwira uko byiriwe byifashe, ariko nanone bakunzi ba Eugene Official amezi nkaya ngano ubundi nabonye bakunda gutegura intambara, donc imirwano ikunze kuba iri gutegurwa donc bari kwitegura mu gihe maze mbona hano hantu bari guhangana akenshi muri bihe rwose nk'ibi ngibi by'izuba ibyatsi byumye n'iki, abo bakenshi bakunze ko bari gutegura. Sinzi rero mu by'ukuri ubwo nababwira iki, ndababwiza ukuri tugiye kubigarukaho ibimenyetso ndetse n'amakuru nibyo biri kugenda bitwereka, biratwigaragariza ko hagiye kuba ibitero cyangwa se urugamba rukomeye cyane dushingiye ku bimenyetso turi kugira gute turi kugenda tubona. Ese bizagenda bite? Byose rero ni muri aya makuru yacu, nyaboneka ntuze kuyacikwa. Turajeho tugende tuyakuvira imuzingo. Ntabwo ari bigusa, turagaruka nanone ku mirongo y'urugamba turebe ngo ese ho byiriwe byifashe bite. Twareba rero hano mu bice byo muri Nord Kivu, muri za Masisi, n'ahandi mu bindi bice hose turaza kugenda tuhadomokera turebe muri teritwari ya Uvira ese byifashe bite, Warungu, Mwenga n'ahandi hose. Turasimbukira no mu gihugu cy'u Burundi naho hari inkuru nsha iri kugenda itugeraho, abaturage ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye ntabwo ari kwemeranya rwose na Neva, n'umugambi wa Neva ndetse na Gisekedi. Uyu mugambi akaba ari umugambi mu by'ukuri gukomeza kurwana hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rero bari kugenda batuzuzanya intwaro ndetse n'abasirikare benshi akabuze hano mu gihugu cy'u Burundi, aho bari kugenda bambuka gake baza hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri makiro naho tugiye kugenda tuganira, tugenda tuzenguruka hirya no hino tureba na hano iwacu mu Rwanda, turaza turebe ibiri kuvugwa ku gifungo rero cya perezida wa Ferwafa ni Shema Fabrice wamaze kubatabwa muri yombi azira cyangwa se akekwaho gukoresha sheke itazimgamiye. Mpamvu utavanga akekwaho nuko rwose nubwo umuvugizi wa RIB aba yagiye abitangaza, ariko igihe cyanyine kitwa ataragihamwa n'amategeko mu by'ukuri aba agikekwaho ntago burya kiba kirakemerwa. So nguko rero ngayo, reka rero tubanze dutumikire gato abadutumye. Ni Prime Health Infinity, barakubwira bati rwose roho nzima iba mu mubiri muzima, nta handi rero ushobora kuba wagana bakagukurikirana cyangwa se akakubungabunga. Ni muri Prime Health Infinity, roho nzima mu mubiri muzima. Gira amahitamo meza yo kwita ku buzima bwawe, hitamo Prime Health Infinity. Nitwe dufite umwihariko wo kubaha ubujyenama, regime, kubakangurira kumenya uko umubiri uhagaze, kubaha product iz'umwimerere zikomoka China, India, Malaysia n'ahandi, zujuje ubuziranenge kandi zifasha umubiri kubona ibyo ukeneye byose, kuwurinda no gukira indwara vuba. Ngaho cukubiri n'indwara zitembera ry'amaraso, diabete, umuvuduko w'amaraso,
umutwe, stroke, imitsi, impyiko n'ibindi. Indwara z'imyororokere, prostate, kubura ubushake, gucika intege, imisemburo mike, ibibyimba, kutabyara ku bagabo n'abagore, indwara z'igogora, umwijima, igifu, amibe na hemorrhoide. Naho abarwaye umugongo, kubabara ingingo, umubyibuho ukabije, amenyo n'amaso, mugane Prime Health Infinity i Kigali, ni inyuma y'isoko rya Kimironko hakurya ya Vision Restaurant, ku Gisenyi ku muhanda w'amadepo umanukiye muri avenue yo kwa Clave RDC mu mujyi wa Goma, ni muri gare centrale de Goma haruguru ya Rond-Point Signers. Ahigoma tubafitiye massage. Aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dufiteyo stock n'aba agenti, niho muyifatira. Canada, Australia, Europe cyangwa se Uburayi, Aziya n'ahandi muri Afurika dukoresha iposta, DHL Express, FedEx na UPC. Abari mu Rwanda mwadushakira kuri 0788 99 05 76. Abari hanze mukongeraho kode gusa. Yes, twagarutse rero ni nako kandi twinjiye mu makuru yacu mu buryo burambuye. Ubwo reka nizere ko rwose mwamaze kuba muterekaho muhagera, ni mu nyimero sasa twinjira makuru yacu mu buryo burambuye. Amakuru tugiye guhera kuri iyi nkuru ni inkuru igaragaza Eric Prince, no muyobozi w'abacancuro muri iki cyumweru wagaragaye hano Ikishasa. Ntabwo ari we gusa wagaragaye Ikishasa, kuko bakubwira ko yaba Prime Niyongabo twabigarutseho ko nawe yari yitabiriye rwose iyi nama. Ni inama tugiye kugenda tugaruka amakuru mashya ari kugenda tugeraho, kuko ni inama banavuga rwose ko yayobowe na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, ndetse ikaba ritabiriwe na bamwe mu bayobozi usibye Prime Niyongabo wavuzwe, ariko amakuru ava ko hari n'abandi bayobozi benshi bo mu gihugu cy'u Burundi bitabiriye iyi nama. Ndetse aya makuru agakomeza atubwira ko yewe n'abaminisitiri benshi bose ba hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abapolisi ndetse n'abasirikare bakuru bose iyi nama barayitabiriye. Ndetse yewe ngo iyi nama by'umwihariko nk'uko namaze iminsi mbibabwira, ikaba ari inama yayobowe rwose na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, nyir'ubwite rwose niwe wayoboye iyi nama. Ni inama rero ngo yigaga ku bintu bigera kuri bibiri. Ikintu cya mbere kwari ukureba ese ni gute mu by'ukuri bashobora kuba donc barashaka gusubukura imirwano, bityo rero barebaga uburyo ki cyangwa se bigaga ku bijyanye n'uko iyi mirwano bashobora kuba bayisubukura, ese babigenza bate. Iki ni ingingo ya mbere bigagaho. Hanyuma kandi ikindi ngo bakareba uburyo ki bagomba kuzagira ute kohereza abarwanyi mu bice bigiye bitandukanye. Ubwo muri make bigaga no ku bijyanye na deployment, nk'uko maso cyangwa se hano umutaramu wacu uba waseseye indani aba yagiye tudondosha amakuru nk'aya ngaya. So imyanzuro rero sasa yavuyemo hano muri iyi nama, cyangwa se muri iyi nama ikomeye cyane yari ihuje cyangwa se yariyobowe na Antoine Felix Tshisekedi. Reka tubanze dutumikire umufatanyabikorwa wundi wacu, ubundi tugaruke nayo tuyinjiremo, mwiyumvire uko ibintu byifashe, mwumve ibigiye kuba hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Eva Healthy ni umuti usubiza ishema abagabo imbere y'abagore babo. Mu minsi itarenze 2 uwunyweye aba asubiranye imbaraga zo gutera akabariro, kandi agakoresha igihe gihagije mu gikorwa cy'abashakanye. Muri Be Healthy iryacu n'umwihariko, kandi mu twahaye serivisi ntawe uricuza ko yaje atugana. Hamagara iyo nimero niba ukeneye serivisi zacu. Ever Healthy, bring back your confidence. Enjoy the beauty of the wife God gave you. At Be Healthy we believe every man deserves to feel the joy of his woman, the gift that God has given. Yes, aha. Reka rero twongere tugaruke sasa muri iyi nkuru, tugaruke ko byagiye byigwaho cyangwa se ku myanzuro yafashwe, ndetse n'ibitekerezo byagiye bitangwa muri iyi nama. Byose rero ku bufatanye mu by'ukuri na drone zacu ziri hariya, zikaba zageze bazidukurikirana akantu ku kandi. Uyu mugabo rero buri wese urumva aba bagabo bari bahuriye hari, ibwo birashoboka cyane ko n'aba FDL bari barimo.
buri wese ku ruhande rwe bagiye bagaragaza ngo ingorane cyangwa se akaga bahura nako muri iyi ntambara rero mu by'ukuri bari kurwana, haba ku ruhande rw'u Burundi, haba ku ruhande mu by'ukuri rw'abacancuro, haba ndetse no ku ruhande mu by'ukuri rwa FARDC. Buri wese yagendaga agaragaza imbogamizi ingabo ze zihura nazo hano muri iyi ntambara, ndetse bakarebera hamwe n'icyakorwa kugira ngo impande zombi cyangwa se impande zose ziri hariya zibe zikomeye ari imitamenwa, bibafashe no gutsinda ndetse no kugaruza uduce twose twigaruriwe n'abarwanyi cyangwa se n'uturere twose ngo twigaruriwe na AFC/M23. Amakuru rero avuga ko abenshi yaba ku ruhande rwa FARDC ndetse no ku ruhande rwa FDNB ni ku gisirikare cy'u Burundi, yewe n'abandi bose bashinjaga aba basore ba Eric Prince rwose ko ngo aba yarabahaye amabwiriza hari aho batagera ngo bakarwanira inyuma. Abasore ba Eric Prince muri make bo babashinja, basa nabo bashinja ko batabafasha uko bikwiye, basa n'abatererana ku mirongo y'urugamba, bigatuma rero akazi ko bagomba gukora kadakorwa neza kubera ko bagiye kugakorera kure, kandi buriya burya umuntu nguri kure nta habahuriye mu by'ukuri n'uri hafi. Bakavuga ko ngo batinya cyane, baratinya cyane, ariko urabyumva batinya gupfa babitinyira gupfa. Rero ubwo babatise abandi baba bari kumwe bo bakozwe mu mabuye, bakozwe mu mabuye ku buryo bavuga ko rwose batinya abandi, batinya bagata abandi ku mirongo y'urugamba cyangwa bakarupangira kure. Bavuga rero ko rwose icyo ari cyo kibazo handi ni kinakomeye cyane. Mu gihe Eric Prince yavuze ko yagaragazaga ko mu by'ukuri raporo zimugeraho z'aba basore bari kurwana hano akenshi ngo ziba zigaragaza ko ibikoresho bafite biba bitari kuri standard cyangwa se bidahambaye, ngo biri ku rwego mu by'ukuri bw'ibya AFC/M23 uwo bahanganye nk'uko bagenda babigaragaza. Gusa ariko nanone kandi ku rundi ruhande ndagira ngo nongere manze ndibutse ko mu by'ukuri uguhangana kw'aba bagabo cyangwa se mwibuke ko impande zose yaba ku ruhande rwa M23 akenshi bagaragaza ko mu by'ukuri byose bya bikoresho byose abikura kuri izi ngabo n'ubundi baba bahanganye. Ubwo rero ukibaza uti se ni gute ibi bikoresho babakuraho nta bushobozi bifite, donc birusha ibyo baba bafite ubushobozi, kandi n'ibyo abangaba bakoresha babikura kuri abo bagabo. Icyo rero kikaba ari ikibazo gikomeye cyane, ni urwitwazo. Mu gihe nanone kandi izi ngabo cyangwa se yaba prime niyo ngabo ndetse na ubwo birumvikana ku ruhande rwa FDLR cyangwa se uhagarariye Bazarendo, iyi nama yari yarateguwe my friend, murabyibuka ko n'Abazarendo zigomba kuzayihagarariramo. Icyo bagiye bagaragaza nanone kandi cy'imbogamizi, bagaragaza ko ku bijyanye na Davitayoma bijya bigorana cyane, bakagaragaza ko bamara amasaha manini igihe mu by'ukuri ku rugamba, amasaha menshi baba bari kugira gute bayamara bari guteka cyangwa se bari gushakisha ibyo kurya, mu gihe ngo umwanzi we bahanganye we ntabwo bajya bamenya ahantu agirira ate yewe ahantu atekera. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane, ntabwo bajya bamenya ngo ubuteka kwa M23 kumeze gute, ariko ngo bari gusayenda bari guteka. Bagerageje ngo gukora iperereza ngo barebe uwo bahanganye ku mirongo y'urugamba ese we aryate. Aba bo mu gihe bari gucubya amasafuriya bateye amashiga batetse, aba bo ngo ntabwo bazi ngo kurya kwabo bigenda bite, kandi ngo kuko urumva hari aho bagiye bakora rupure abandi bakahagera, ngo ntabwo bajya bakoresha bino biryo byo mu bikopo cyane, bakoresha ibiryo bisanzwe, ahubwo ibyinshi nibyo bakoresha bibageraho bite, ariko nyine hari aho ngombwa akaba ari byo bakoresha. Ariko none iki gisirikare cya Kongo cyo ngo nta n'ibyo babona, amafaranga yo kubigura iyo rekizisi irakorwa, ufashe amafaranga akayikubitira mu mufuka ntagira ate ntabikore. Ikiro nacyo kikaba cyaragize gute yewe cyaragaragajwe, cyarashyizwe hanze muri make muri rusange, cyo kuba baragize gute baragaragaje kurya cyangwa se kwihererana mu by'ukuri ibiryo by'abasirikare Davitayoma. Nguko uko ibintu byari bimeze, bigaga kuri byinshi, ntago ariko byose twabigarukaho cyane ko n'ibintu bijyanye n'ihembwa cyangwa se ibona ry'amafaranga nabyo ngo byagiye babera imbogamizi, ni byinshi bagiye bagarukaho.
ariko turamutse tuvuze ko ari byo tugiye kugenda tugarukaho gusa byatuma tutajya no mu yandi makuru, kandi murabizi ko amakuru hano ni menshi cyane. Reka tuba duhiniyeho, ariko nibura tubabwire ko umwanzuro bafashe ari ugukemura ibyo bibazo byose birimo mu gihe kingana n'ukwezi, bakareba intwaro bafite, izisimburwa cyangwa se karite y'uzo bagura n'iki byose, kugira ngo bagaruke mu rugamba bafite intego imwe. Intego nta yindi ariyo kugira ute, ariyo kugaruza bino bice M23 yagize ite, yewe tuno turengo yabambuye bakagira gute bakabatugaruza. So ngaye rero na makuru yo muri iki gicamunsi abagenda dusumira atugeraho bakunzi ba Eugene Official. Twigarukira hano ku mirongo y'urugamba hano muri Kivu Amajyepfo. Kugeza ubu nibwo nahoze mvugana n'umwe mu ba MRDP twirwaneho, bavuga ko rwose akazi ntako muri iyi minsi, bari mu kiruhuko, amasogisi barafura, bakoza, bakarya, bagakora n'utwitozo twa hato na hato nyine twa mudahusha. Ariko ibijyanye n'urugamba hariyaho muri iyi minsi nta mirwano, na bya bitero bya gorira cyangwa se bya gerira infiltre nabyo ntago biri kuba. Muri make twavuga ko hariya hantu ntabwo hari umutekano. Reka tuvuge ko hari umutekano kuko nta mirwano iri kuhaba muri rusange. Aya yose rero amakuru bari kugenda agera ku muhungu wanyu cyangwa se kuri uyu muyoboro wanyu wa Eugene Official. Hagize impinduka ziba twababwira, cyane ko twabonye ko hari n'ibikorwa byo kugenda biyorganiza hariya, twagiye tubona biri gukorwa hano muri za Baraka, Fizi n'ahandi hagiye hatandukanye. So ngayo rero nguko mwese abakunzi ba Eugene Official, reka ahubwo ngaho rero, reka ahubwo ndimo ndabona kakatindo mo kugenda rwose bagira utuntu bavugururamo. Abantu baramaramaje barashaka kugira ngo ibintu babikore cyangwa se babihe umurongo. Makuru ya gatatu nta mikino bagira, ni hatari. Akwereka izi ngabo za M23 zambuka, abona abapolisi bambaye. Bakunzi ba Eugene Official, ugira neza n'aba guverinema mu ndebere namwe abapolisi, kuba wabibesha ukagira ngo ni nk'aho ikindi gihugu runaka, rwose ntiwatekereza bya bindi bivuga ngo inyeshyamba. Ndebera namwe ni mu ndebere. So aba bambero bikwije ntaho babahuriza n'aba guverinema, aba bari hejuru cyane kusuku iki. Ibyo bintu rwose ni ibintu haba yitaho. Niyo mpamvu ujya kumva ukareba Giseke yabona nk'aya mafoto bugaca rwose avuga ati abanjye ngiye rwose mbuze icyo mbita, mbise koroshari, agahita babatiza izina ngo ni koroshari n'inzererezi. Nta yindi mpamvu rero ahanini ni ibingibi aba yabonye akabona ingabo ze zo rwose ntako zimeze. So hanyuma rero reka twikomereze tujye no mu yandi makuru kuko amakuru ni menshi cyane. Tugaruke rero hano muri za Karehe rero bisa naho byacwekereye gusa, ariko urugamba rwabaye ku munsi w'ejo ni rwa rundi tujya twita ngo ni amagasa cyangwa se imberenge, kuko ubu tuvugana amakuru amaze kubarurwa ava hariya agaragaza ko nibura ngo mayiti zigera hafi muri 40 nizo zagaragaye ko zaguye hano muri ibi bitero cyangwa se muri iyi mirwano. Ukimara kumva mayiti zabonetse aha hantu, ubwo already uba ugomba kumenya ko rwose hari n'ibindi byinshi cyane, hari inkomere n'ibindi. Ngayo rero nguko bakunzi ba Eugene Official, ubwo ndatekereza kwakira mutangazaji musemaje sina makosa ku banga bw'ibyuma rwose bakamudushakishiriza kugira ngo nawe agenda tubwira ibyo muri Kivu y'Amajyepfo y'Amajyaruguru tena uko situation imeze, kugira ngo ibintu bigende neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Reka tumushakishe ku murongo wa telefone
ubundi sasa twumve impumeko cyangwa se umwuka uri hano muri Kivu Amajyaruguru. Ku buhanga bw'ibyuma ndumva bambwira ko yamaze kubahagera. Wahageze sina makosa, wiriwe neza? Urakomeye? Umeze neza cyane. Izuba urimo uraryumva ute? Izuba ko mbona ryatangiye kugenda riba irindi aho iwanyu bimeze bite? Izuba byo riri kuva ariko nyine ni mu gihe uko turi mu mpeshyi ntabwo nyine byumvikana. Byabura kuva nyine ubusanga akazuba karimo kagenda kava kabisa. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Impeshyi y'umwaka ndabona itandukanye rwose n'iyo umwaka washize. Biratandukanye cyane pe. Oya bitandukanye cyane bijyanye n'impinduka zigenda zigaragara mu kirere. Ni ngombwa ko ibihe biba bigenda bihinduka nyine birumvikana. Twibwira sasa twijyanire muri update utubwire situation uko byifashe mu bice byinshi bigiye bitandukanye hano aho muri za Masisi cyangwa se muri Kivu Amajyaruguru. Yes, reka n'ubundi nk'uko bimenyerewe nk'uko tugiye tubageza ama update wagiye agezweho muri Kivu y'Amajyaruguru, yaba ari territoire ya Masisi, yaba ari Walikale, yaba ari Rucuro ndetse na Nyiragongo birumvikana. Reka rero ayo muri amasaha tuyahere n'ubundi muri territoire ya Masisi nyuma y'uko ma axe agiye atandukanye nakomeje kugenda humvikana turika ry'ibisasu riremereye. Ubwo ndavuga FARDC ndetse na Wazalendo yewe n'izi FDLR bagenda bagaba ibitero mu ma axe agiye atandukanye. Reka mbabwire ko rero ubu ngubu rero muri aya masaha aho navuga ko bikomeye cyane cyangwa se ahama operation cyangwa se umukwabo uremereye wabyukiye ahangaha rwose muri Nyabyondo ngo hakaba hari kuberamo navuga umukoro wo guhiga FDL zamaze kuba zihisha muri abaturage. Ni mu gihe nyine ngo hari abaturage basanzwe bakorana nazo bagiye baturuka mu bice bigiye bitandukanye nyine bya hariya muri territoire ya Walikale. Ahangaha rero ngo hakaba hamaze kuba hafatwa abayetari bake kuko imibare igenda idusatira ngo hamaze kuba bafatwa abagera muri 17 bamaze rwose kuba bafatwa n'umutwe wa M23. Twagiye tubabwira uburyo bazamutsemo n'intego bari bafite ndavuga izi ngabo za FDLR ubwo zavaga muri territoire ya Walikale. Nyuma y'uko rero zigerageje zikubaka ibirindiro hariya za Bukombo n'ubundi M23 ikabitwika ndetse n'amadefense yabo ikayasenya. Bagiye mu giturage bamanuka muri imisozi ya za Bukombo ahubwo bamanuka ahangaha ndavuga muri Nyabyondo ndetse na za Rwashi. Byatumye rero M23 n'ubundi itarekeraho cyangwa se idahwema kuba yakomeza kugenda bakurikirana dore ko nubwo bahungiye mu giturage cyangwa se bagiye bihisha mu baturage ariko n'ubundi ngo bajya bagerageza bakanyuzamo bakagaba n'ibitero shuma ahangaha mu nkengero za Masisi ku zone. Byatumye rero uyu mukwabo ngo ugaragara ko ari ukomeye cyane kuko yewe nabonye harimo n'insoresore ziganjemo mu bafasha wasangaga benshi ari insoresore nyine zamaze kuba nyine zinjira muri uyu mutwe wa FDLR. Ubona ko muri Nyabyondo hari alerte cyangwa se wasangaga n'abaturage bagenda bikanga kuko ngo benshi ntabwo bari banafite aya makuru yuko izi FDLR zaje mu buryo bw'ibanga zikihisha ahangaha muri Nyabyondo. Kwisha muri Nyabyondo rero byari bivuze iki ku mutwe wa M23 ndetse no ku ruhande rw'izi FDLR yewe na FARDC ngo nuko bari bafite bari bamaze kuba bategura yuko ngo kuba kwinjira Masisi zone bibananiye cyangwa se kuba baguma muri imisozi miremire ubwo ndavuga za Bukombo ndetse no kwinjira muri imisozi ya Masisi ubwo ndavuga za Gahongore byabananiye ngo bari bamaze ko bafata strategie yuko bagiye gusura inyuma noneho ngo bakagaba igitero ku mutwe wa M23 ahangaha ndavuga za Musheberi ndetse ngo ku buryo M23 ngo ari kwisanga iri hagati kuko bari kwituruka inyuma nyine baturutse Nyabyondo. Abantu barahazi cyane bari bamaze ko bavuga ko batangira kurasa bageze kuri uyu muhanda winjira Walikale n'iyo ugiye mahanga. Abantu barahazi cyane uturutse Nyabyondo bavuga ko nyine bagiye kuba bashyira navuga M23 ahangaha hagati noneho bagaba igitero na FARDC irepfo ya za Kibona bakazamuka bagashyira uyu mutwe wa M23 hagati ku buryo ngo atari bubashe kubona aho bahungira. Rero ntabwo byaje gukunda kuko uko babiteguraga n'ubundi bagendaga bakurikiranwa umunsi ku munsi ku buryo ki nyine wabonaga yuko ibyo bari gutegura bari bazi ko bizagerwaho ariko ntabwo byabashije kuba bigerwaho nyine bitewe n'uko amakuru yabo yari yamaze kuba amenyekana. Bituma rero n'ubundi
babashakisha iyo bari bagiye ndetse bihishahisha bituma n'ubundi ibi navuga icyo bagambiriye cyangwa se operation zabo zibasha kuba zifeiringa byanatumye rero ahangaha habamo no kugenda bahiga navuga aho ofisiyo yabo yari yihishe dore ko harimo abasirikare bagira muri batatu harimo umurete na colonel ndetse n'abamajoro babiri bari kugenda nyine bakominikana ndetse babwira abasirikare babo aho bagomba guhurira ndetse babwira n'abasirikare ba FARDC uko bagomba kuza bipanze ndetse no kagomba gutera ibitero ndetse nabo bakabasha kuba babikiriza ariko ibi byose nyine ntabwo byabashije kuba byagerwaho bitewe nuko izi FDL ziri guhigwa ahangaha nyuma y'uko rero abangaba bamaze kuba fatwa ntabwo byarangiye kuko n'ubundi operation zo ziracyakomeje kuko abagiye bacika mu mazu birukangiye mu mashyamba no mashyamba rero bashobora kuba badarana basangamo kugira ngo barebe yuko izi FDL nubwo baje ari benshi mu by'ukuri ariko nabo barakoresha imbaraga z'umurengera mu rwego rwo kugira ngo bagende bari kuneutraliza imbaraga zabo cyangwa se bagende bari kubatatanya ku buryo kugira ngo bisuganye babashe kuba bagira igikorwa bakora biraza kuba bibagora nguko rero ko muri Nyabyondo situation imeze nibiba habayeho aho kurasana turaza kugenda tubikurikirana muri rusange tukiri muri territoire ya Masisi reka tubabwire ko Rukwete nyuma y'uko rwose FDL zikomeje kugenda nazo ziri guhura n'akaga naho dore ko hano kwitwabugiye yuko FDL zarambitse intwaro hariya bajya kwitunganyiriza amavuta y'amamesa M23 nyuma y'uko basanzeyo n'ubundi ikabatesha izi ngunguru z'amavuta nabo rwose ngo bagabye igitero karabutaka igitero karundura bashaka kugira ngo nyine bihimure ku mutwe wa M23 aho bagabye rero n'ubundi igitero navuga ahanga muri Gasovu na hantu rwose akomeje kugenda habera imirwano ikomeye cyane Gasovu rero guhera mu masaha y'isa 4 amasasa ari kumvikana ari menshi cyane yewe n'ubu ngaracyari kugenda yumvikana ngo FARDC akagace ngigashaka kububi n'ubwiza kuko ngo badashaka kwa bagatakaza bitewe nyine n'ibikorwa byabo bahakorera yabari kuko hatunganyiriza amavuta yewe n'ibindi bikorwa byabo byo bagenda bahakorera yaba ari ubuhinzi ndetse n'ubucuruzi byatumye ngo akagace FDL kukarwaniramo umuhenerizo kugira ngo barebe yuko ibintu byabo ngo bitakwigarurirwa n'umutwe wa M23 imirwano rero iracyakomeje kuko nubwo batarabasha kuba bigarurira aka gasozi ariko M23 nayo yamaze kuba iva muri defense nyine kuko defense iri koherezwamo ibi amaroketi aremereye cyane M23 ikaba yinjiye imbere kuri OP kugira ngo ikomeze kugenda n'ubundi ihangana nizi FDL muri Rukwete rero muri aka gace navuga gakomeje kugenda kabera mu ishibaniro ry'imirwano nyuma y'uko Wazalendo ndetse na FDL zahari nyine zikomeje kugenda zanga kuva kwizima nubwo mu by'ukuri bira bice byose navuga ko M23 yamaze kuba ibyigarurira ariko asanga izi FDL zaranze kuva kwizima zikomeje kugenda nyine zigaba ibitero hirya no hino bigatuma rero n'abaturage benshi cyane hari abagenda bamwe batakariza ubuzima abandi bakagenda bari kuhaburira ibyabo muri rusange ubona ko rero ahangaha mu by'ukuri ntabwo abaturage baguwe neza bitewe n'izi ntambara nyine ziri kugenda ziri kuba umunsi ku munsi sinzi rero FDL ngo ni cyerekezo cyayo sinzi biri kubona ko imbaraga ifite zishobora kuba zakura M23 ahangaha ndetse bakaba bava no ahangaha za Gasovu ku buryo ngo bashobora kuba baberekeza inyuma zagise ndetse no kuharenga ariko urabona ko FDL mu by'ukuri ntabwo iri kurwana kugira ngo itsinde urugamba ahubwo iri kurwana kugira ngo irebe uburyo yakwigarurira ahangaha kugira ngo n'ibintu byayo birimo ishaka uburyo yabikuramo ariko n'ubundi bikomeje kugenda navuga bibana ikibazo kuko M23 nayo ikomeje kugenda nyine ibahereza isomo by'imirwano nguko rero uko ahangaha nyine bimeze ubona ko urugamba rwo ruracyakomeje mu gihe wenda M23 basubije inyuma cyangwa wenda hari ukuntu FARDC cyangwa se n'izi FDL babigenjeje wenda bakagira aho bigarurira turagenda tubabwira n'ibijyanye na reporter risasi na majeru ndetse no kumwuka urabumeze muri aka gace muri rusange reka tuve rero ahangaha dusimukire Nkokwe naho ntabwo situation imeze neza izi FDL ngo nyuma y'uko nese n'izi Wazalendo babatatanyije hariya za Nkokwe na za Bukumbiriri ndetse no mu yandi ma axe nka za Gatoyi n'ubundi mu buryo bwo bari kujya baza mu buryo bw'ibanga nijoro ahangaha rero hongeye kumvikana ituka ry'ibisasu byinshi cyane harimo imbunda nka za machine gun ndetse n'amakompora arimo ya nka za
nk'amakompani agiye atandukanye agenda araswa nk'ibisasu nka za Motis 60 amakompani nk'aya za RPG ubona ko mu by'ukuri ahangaha izi wazarendo zikomeje kugenda ziza nijoro ndetse zikaza mu buryo bw'ibanga nazo zikomeje kugenda ziteza umutekano muke muri aka gace ka Bukumbiriri ndetse na Nkokwe nyuma y'uko rero aba basirikare ba wazarendo baje hano muri Bukumbiriri ariko bitewe n'uko centre ya Bukumbiriri ari Nkokwe ngo bageze muri agasisiro ka Bukumbiriri rwose basanga abaturage bose bamaze kwa bimanukira ahangaha Nkokwe rero ngo nawe bayigezemo ndetse babasha kuba basahura abaturage ndetse abamo no kurasa bikomeye cyane biteye ubwoba aho abaturage rero bari kwibaza ibyabaye ariko nyine M23 yagiye kuhagera isanganizi wazarendo habayemo no gukozanyaho rero ndetse abagera muri batatu babasha kuba bafatwa amatekwa bikomeje gutuma nyine izi wazarendo bitewe nuko zamaze kuba navuga zisa nkaho zazungurutse iteritory ya Masisi ndetse zikagenda zisa nkaho zica M23 Ruhinga bagasubira inyuma bakaza kwisha aho M23 yamaze kuba ifata urasanga n'ubundi izi wazarendo zikomeje kugenda zibuza umutekano muke ahangaha muri territoire ya Masisi rero muri Nkokwe ntabwo rwose ngo umwuka ari mwiza bitewe n'izi wazarendo zikomeje kugenda zibangamira abaturage dore ko ngo bari kujya birirwa bari kuzenguruka mu mirima abaturage ndetse no kugenda bihishahisha mu mirima ariko bwakwira bakitwikirije nyine bakaza mu masantere kugenda bakora ibikorwa by'ubwambuzi ubona ko rero situation y'ahangaha ntabwo ari nziza na gatoya reka tuve rero ahangaha muri Bukumbiriri ndetse na Nkokwe ahubwo dusimbukire ahangaha za Muheto naho abaturage ntabwo bari kurara baryamye nyuma y'uko abasirikare n'ubundi bawazarendo zo muri aka gace rwose bari kujya baza mu masaha y'ijoro nubwo mu by'ukuri ngo M23 yashyizeho itegeko ryo gutemagura insina zose ziri mu biriya bice ziri mu mazu ziri hafi y'umuhanda ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye hari suspect cyangwa se batizeye ariko iki ntabwo cyabaye kiba igisubizo cyo kuba cyaba kirambye kuko n'ubundi mu masaha y'ijoro ahazamuheto za Kibugu ndetse no hejuru nyine mu nkengero za Muheto hakomeje kugenda humvikana kwamburwa kwa hato na hato kuri kugenda gukorerwa abasirikare gukorerwa abaturage bari mu bice M23 yoboye ndetse n'abasirikare ba M23 ugasanga rimwe na rimwe ngo ntabwo bashobora kuba batembera ari umwe cyangwa ari babiri bitewe n'uko ngo umuntu harimo ibyico ndetse n'abazarendo ziba ziriwe ziryamye ariko nijoro bakafata intwaro bakajya mu giturage kwambura ibije bikurikiranye nuko naho hariya n'ubundi za Manamo abaturage baho bamaze iminsi bari kwamburwa ariko bakamburwa n'ubundi n'izo wazarendo ngo zamaze kuba ziza kwisha mu giturage M23 rero n'ubundi hano ikaba igifite umukoro ukomeye cyane wo kugenda bahangana n'izi wazarendo kuko ugerageje kuba wareba aho wazarendo nyine nyirizina bari kurwanira aho buturutse ni Muheto kugira ngo uzagere iyo bari za Ruhinzi na hantu rwose hataburamo ibirometero nk'icumi ukumva ko ari kure mu by'ukuri ugereranyije ariko kanasanga hari kugenda banyuranamo ugasanga abaturage n'ubundi bari kwamburwa abandi bari kwicwa abandi bagashimutwa bikagaragara ko mu by'ukuri bice umutekano wabyo ukomeje kugenda uba nyene bitewe n'izi wazarendo zikomeje kugenda zibangama muri rusange reka dusohoke muri territoire ya Masisi n'ubundi ahubwo twinagire muri territoire ya Karehe nyuma y'uko rwose ahangaha mu nkengero Rumbishi isasu byavuza guhuha ubu ahangaha muri Karehe by'umwihariko muri centre ya Rumbishi ubu ituze ryagarutse nyuma y'uko rwose abasirikare ba wazarendo ngo bamaze kuba babacuncumura rwose abantu bazi Gasunguti ni bamaze kuba bageze bigaragara ko aho babakuye nibura babajyanye hagati y'ibirometero 5 n'ibirometero 7 urumva ko mu by'ukuri babajyanye kure ku rwego rukomeye cyane kuko M23 ngo yabarashe ku rwego ruhambaye aho abaturage bari kugenda bagaruka muri centre ya Rumbishi ariko ngo mu by'ukuri giteye ubwoba nuko muri centre ya Rumbishi imirambo y'abasirikare ba wazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC ari myinshi cyane nyuma y'uko nyine bari bamaze kuba bashaka uburyo bakwinjira muri iyi centre ya Rumbishi ariko bakagenda bagwa mu ambushe y'umutwe wa M23 abaturage rakazi ngo bafite hano muri Rumbishi n'ubundi nako gushyingura iyi mirambo y'abasirikare ba wazarendo ndetse n'izi FARDC bari bagabye ibitero bashaka kwigarurira iyi centre ya Rumbishi ariko abaturage ngo batangiye kugaruka nyine bigaragara ko n'abaganga bari bamaze kuba bahungira hariya za Nombi bose bamaze kuba bagaruka rwose ngo hariya ibintu biri kugenda neza cyane yewe n'amasasu ngo bari kuyumvira kure
kuko imbunda ziremereye nizo bari kumva naho imbunda zoroheje zo ngo ntabwo zikiye kumvikana urumva ko nyine urugamba rwo bamaze kuba berekeza izi FARDC hirya kure ku buryo abaturage bangaha muri Rumbisi rero bararyama bagasinzira ni mu gihe muri Cyambombo ho rwose ibintu bidakomeje kugenda biba byiza kuko FARDC ngo yakamejeje n'ubundi ngo nubwo M23 iri kujya basubiza inyuma ngo ntabwo bari kujya bamenya iyo imbaraga ziturutse ngo bari kujya bajya kubona hongeye kuza izindi force za FARDC zije gutanga support tugasanga ngo urugamba rwo rukomeje kuba imberenge ahangaha rero n'ubundi twiteze ko M23 wenda mu gihe Rumbisi bamaze kuba bayigira safe ku bijyanye n'umutekano dushobora kubona n'ubundi abantu bari kurwanira ahangaha berekeje Cyambombo mu kujya guhabya abasirikare ba Wazalendo ndetse n'izi FARDC zikomeje kwigira kajya nyine mwabiri yabice ubona ko rero territoire ya Karehe ntabwo situation imeze neza n'akana gatoya bitewe n'urugamba rukomeje kugenda navuga ruhabera muri rusange tukiri rero n'ubundi hanga muri territoire ya Karehe ni mugengo abasirikare ba FARDC bakomeje kugenda bashaka uko bakwegera n'ubundi ikibuga cy'indege cya Kavumu baturutse ahanga muri pariki ya Kahuzi Biega kuko ngo muri pariki nyuma yuko abasirikare babazarendo nyine ababashije kuba bakwinjizwa muri rishyamba ndetse na FARDC n'ubundi ngo M23 yakomeje kugenda ibacungira ku mwegege w'ishyamba ingariko bakajya banyuzamo bakagaba ibitero shuma amakuru agenda dusatira nuko ngo n'ubundi muri rishyamba hamaze kuba hakurwamo navuga nk'icyo twakwita nk'aka aerodrome cyangwa se aho indege zijya zizana ibyo kurya ndetse no kubazanira amasasu murumvikana aha rero ngo n'ubundi muri rishyamba ririmo abasirikare benshi cyane ngo kuryo byitezwe ko n'ubundi sanisa dushobora kubona mu nkengero za Kavumu ndetse na za Katana hongeye kuba hakumvikana imirwano iremereye cyane bitewe n'uburyo ngo FARDC iri kumara iminsi iri kugenda ibitegura muri rusange reka tuve rero muri territoire ya Karehe ahubwo twinage muri Warikare naho turebe uko byiriwe byifashe rwose nyuma y'uko Wazalendo muri territoire ya Warikare bakomeje kugenda bavayo rwose ari benshi cyane ndetse benshi bakagenda bari kuba biripotinga mu mutwe wa M23 FARDC ko ati dore ibyo twababwiraga yuko rwose Wazalendo arizo zatwiciraga gahunda arizo zatwiciraga imipangu urabona ko bari kwigumura ndetse bakajya muri aduyi cyangwa se mu duhanganye nabo nyuma y'uko Wazalendo nazo ngo zimaze kubona yuko zisa nkaho hariya Wazalendo za Warikare ngo zimaze kubona yuko zisa nkaho ntaho ziri ndetse nta naho zavuye nyuma y'uko bari kurwanya M23 ngo ariko ugasanga n'ubundi abo bari gufatanya kurwanya M23 bonyine nabo ngo bari kubarwanya bakibaza rero ngo ibyo barimo bakabiyoberwa ngo byatumye rero bavuga ko bagiye kubesa kamwe n'ubundi bakajya ku ruhande rushobora kuba rwabumba ubwo ndavuga ku ruhande rwa M23 byatumye rero ngo muri Warikare Wazalendo nyinshi cyane ngo zikomeje kugenda zivayo byatumye rero n'abasirikare ba FARDC bavuga ko hariya ngo nubwo izi Wazalendo ziri kuvayo ngo ntago barigera bava cyangwa se bava kwizima kuko ngo barakomeza kugenda bategura operation zabo ndetse no gushaka uburyo bagaba ibitero ku mutwe wa M23 muri Warikare ni mu gihe rwose izi Wazalendo nazo zari zimaze iminsi zigira karakajya he ndetse zanyuzagamo zikanakuzanyaho na FARDC ariko urabona ko noneho ngikemezo zafashe nuko bagiye kugenda bavayo rwose navuga yuko wese nkaho yarayoboye delegation iremereye cyane wahoze ari Lieutenant Colonel Rita Kayonde wahoze rwose aba hano muri imisozi ya za Mushaki za Kagusa yarahabaye cyane za Rubaya niwe wose nkaho Wazalendo zo muri Warikare zose yarasa nkazi kuriye nyuma yuko yari yarahawe demo b'igisirikare cya FARDC ari Lieutenant Colonel yamara kugira rero hari azamasisi Wazalendo zazagahita asa nkaho nawe aziyungaho urabona ko nawe ngo amahirwe menshi gashobora kuba yagira gutya nawe akizamukira dore ko abasirikare bose ngo bakomere kugenda biripotinga ngo rero nawe ngo bishoboka yuko aramutse abonye inzira nawe ngo yaba yakwiripotinga yewe ngo siyo wenyine dore ko ari n'abasirikare bagenda abana nabo barimo nka Colonel Bisukiro nawe ngo ushobora kuba yazamukana nawe bitewe n'uko amafaranga nyuma y'uko ngo batsinzwe hano muri territoire ya Basisi bakajya muri Warikare ngo n'umundi ngo bisa nkaho salere yabo ngo itigeze isohoka ngo rwose babagira yuko amafaranga bari guhembwa ari gupfa ubusa byatumye rero nabo hariya barakara cyane baravuga ati rwose ibintu leta ya Kinshasa iri kudukorera ntago ari byo ariyo mpamvu ubona ko ngo nabisa n'isaha dushobora kubabona bazamutse ahangaha mu mutwe
wa M23 ubona ko muri Walikale rero harimo alerte nyine muri Wazalendo yewe no muri FARDC bitewe nyine n'ibyo ariko nabiri kugenda biri kuba muri rusange ariko nyine abari ku ruhande rwa FARDC rwo urugaba bari kurutegura ibifaru rwose bari kugenda bizanwa umunsi ku munsi mamura bari kugenda rwose bagura bigaragara ko mu minsi iri hano imbere dushobora kubona umuriro uri kwaka n'ubundangaha muri territoire ya Walikale muri rusange ubona ko rero ahanga Walikale situation naho ntabwo imeze neza na gatoya reka twinage muri territoire ya Rucuro naho uko bihagaze rwose nuko hariya rwose muri territoire ya Rucuro by'umwihariko muri sheferi ya Bwito usanga ari sheferi navuga yibanzemo FDL nyinshi zagiye zihishashishamo yuko muri Mutanda rero humvikanyemo amasasu menshi cyane M23 n'ubundi ngo yagize gutyo rwose ikora icyo nakwita navuga nko guhiga cyangwa se nko gushaka aho amasasu yavugiye ndetse n'icyayo nuko nyine bakimara kwinjira muri aka gasantere ka Mutanda n'ubundi abaturage ngo arimo ababaye amakuru yuko harimo abasirikare ba SMC ndetse n'abasirikare ba FDLR ngo usanga birirwa baryamye ku manywa nijoro bagakora ibyo bikorwa byabo M23 rero bahise ikora icyo nakwita nk'umukwabo kiri direct rwose agitunguranye hafatwa abagera muri bane rwose ngo batabarwaga muri aka gace cyangwa se batabarizwaga muri aka gace cyangwa se batari bazwi ko baba muri aka gace byatumye rero M23 ikurikirana amakuru yawo isanga n'ubundi FDLR zamaze kuba ziva mu shyamba ziza muri aka gace ngo ndetse akaba ari zagendaga zitanga amakuru yaho M23 ndetse nuko iri kugenda ipanga gahunda zayo hariya muri Mutanda byatumye rero M23 n'ubundi ivuga yuko Rucuro yose n'ubundi bari kuri abimeze bigiye hakiri akazi gakomeye kugira ngo izagire umutekano uhagije ariyo mpamvu tugenda tubona kuraswa kwa hato na hato kw'abaturage kwa gushimuta abaturage bya hato na hato kwambura bitagenda bishira nyamara ari eneo M23 yamaze kuba yigarurira ariko tugasanga nyine ibikorwa biracyakomeje M23 ivuga ko rero n'ubundi ngiye gushyiraho ibihano bikakaye ku baturage cyangwa se ku bazijandika mu bikorwa bya FDL ndetse nabo basemuse bari hano muri territoire ya Rucuro ubwo rero bo ngabo bamaze kuba bafatwa wenda dushobora kubona batanze amakuru ndetse bakavuga nabo bakorana nabo byose bikagenda bijya hagaragara wenda abaturage bakaba babasha kuba babona agahenge ubwo urumva ko rero ahangaha situation ntabwo imeze neza na gatoya reka tuvanga dusimbukire za Gatwiguru naho turebe ko situation yahemeze Gatwiguru naho abaturage bari kurira ayo kwarika cyane ngo FDL rwose ngo zabazengereje cyane kuko rwose ngo aho bigeze FDL ziri kujya ziza yewe n'imyenda yo kwambara bakayitwara aho ngo abaturage bari hariya bari kurira ayo kwarika kuvuga yuko M23 igomba kuba yamba ikareba uburyo ngo yakaza umutekano hara muri Gatwiguru kuko ngo FDL za hariya rwose ngo nta naho zijya zo ntizigeze zinahunga ngo zavuye mu giturage zijya mu shyamba gusa ariko n'ubundi abaturage begereye amashyamba za Gatwiguru bakomeje kugenda bahura no gusenyera mu gerero ngo FDL ziri kujya ziza mu masaha y'ijoro zikambura abaturage imyenda zikabambura amatungo zikabambura amatelefone yewe ndetse bafite amaduka bakagenda bayasahura byatumye rero ngo M23 nayo batangira kugenda bababwira yuko bakaza umutekano ndetse bagakaza n'ingamba zo kugenda bahangana n'izi ingabo za FDL ziri hano mu ishyamba dore ko zose nguko zakabaye zikirimo bigatuma rero umutekano hariya ugenda wamuke SM23 guhangana n'izi FDL zifite imikoranire n'abaturage hanga biraza kuyorohera ibi byose reka dukomeze kugenda tubitega amaso turebe aho biri buze kuba byerekera muri rusange nguko rero ko muri Kivu y'amajyaruguru byari byifashe bwana Fighter ariko nyuma y'uko rero ngo muri Granor naho navuga aho ngiye kugaragara umutwe nawo gushaka kugira ngo uze uhangane n'umutwe wa M23 nuko n'ubundi ngo anga muri Kivu y'amajyaruguru by'umwihariko muri Granor ngo ndavuga ari za Bene ndetse na za Butembo ngo n'ubundi iyi mitwe ngo n'ubundi uje gusanga ngo ize ariko mu buryo bwo kugira ngo yambura abaturage bikitirira kuri giye guhangana n'umutwe wa M23 iyi mitwe rero nagiye mbona rwose ngo harimo abaturage benshi batari kugenda bishimira iyi mitwe kugenda ivuka ngaha muri Granor by'umwihariko abaturage bahariye nyine Bene ndetse na za Butembo bavuga yuko rwose anga bari barushaurira mu nduru n'ubwo bari kuvuga ko bagiye kurwanira igihugu ariko busanga nka 95% bishakira ubutunzi bw'abaturage ndetse no kugenda bari gusarura amaka
kakao ni igihingwa gihingwa gusa ari ya za Beni ndetse no mu bice bigiye bitandukanye. Bakavuga ko rero ibi ngibi ntabwo bari kohereza imbaraga ahubwo ariko nako ari ubusahuzi bari ziriya nsore zishyize hamwe zishobora kuba zigiriyemo kurusha uko zajya ku mirongo y'urugamba. Bwana Fighter, nk'uko rero uko bimeze kugeza amagingo aya ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru. Urakoze cyane sina makosa. Asante sana. Kaduhinira aha rero turaza gusubira n'andi makuru mu yandi masaha. Mukomeze murugirwe na gahunda za Eugene Official, turabakunda cyane. Ciao. Eugene Official.